Aho neza abakunzi ba Ineza Estate, tunejejwe no kongera guhurira mu mwaka mushya, umwaka udasanzwe, umwaka w'ibyiza, umwaka w'ibyishimo, tubagezaho ibintu bishya, amazu meza, ibibanza byiza, mu rwego rwo kugira ngo dutangire umwaka mu by'ukuri twiyubaka, dutura mu mazu meza, kugura ibibanza byiza, mu by'ukuri tuzubakamo amazu yo guturamo mu rwego rwo kugira ngo duture heza kandi hatuma mu by'ukuri tugira ubuzima bwiza. Hano rero tubafitiye inzu iri mu kibanza rwose kinini cyisanzuye, ikibanza kiri hafi y'umuhanda, ikibanza kinini bigaragara ko mu by'ukuri ari kinini, gifite icyangombwa cyacyo, kiri hafi y'umuhanda, hafi ya kaburimbo rwose, kaburimbo ntabwo iri kure. Hanyuma kiri mu kibanza gifite metero 20 kuri 20, mwumva ko ni ikibanza kigari kandi kinini. Hanyuma inzu irimo ifite metero 7 ku 8, ikagira annex inyuma y'icyumba na salo, tuwarete ndetse na dushe n'igikoni biri hanze aho ngaho. Bityo rero mu by'ukuri ni inzu bigaragara ko ni nini, ibyumba 3 na salo, irapavomye, irimo sima, irimo umuriro. Kuri abandi bashaka kuvugurura rwose, mu by'ukuri biroroshye cyane kandi nabigeraho mu buryo bwihuse kandi bugeze. Nawe wundi ushaka gutura nawe ku bushobozi bwe, ku mafaranga makeya, mu by'ukuri nawe yaza akaba mu by'ukuri yakigwira hanyuma agatura. Ndabifuriza rero mu by'ukuri kuza kuyisura, ku bayikeneye mukaza mukayireba, mwashima mukaba mwayigura. Iri kuri 4 miliyoni n'igice.